kuri boda yambukiranya Tanzania na Mozambique kuri boda baje kwafatira abantu bagera muri 16 muri 16 bajyanywe ni timu y'abanyasomaliya irimo n'abanyethiopia bavuga ko ngo babajyanye ngo mu bintu byo gushukura amabuye ngo mu gihugu cya Mozambique ariko baperereje basanga abo bantu bari bagiye muri iyo mitwe ariko nanone nta nubwo ari iyo mitwe gusa ahubwo abo bantu cyane cyane abana b'abakobwa ntabwo bagiye muri iyo mitwe ahubwo bagiye kubakoresha kugira ngo babakoresha iyo mirimo y'uburetwa ariko banabakuramo izo ngingo bagende bazicuruza nabo bakomeze bikorere business. Iyo business bayikoraga mu gihe kingana n'imyaka 5 babafashe bamaze imyaka 5 bayikora mu buhamya batanze. Noneho nyuma yaho leta ya Tanzania yamaze kubona ko ibyo bintu biri serious baravuga ati byari byo byose abantu bazajya bacano baba bigize abasilamu n'abiki ku buryo wacaga ku mupaka ufite ubwanwa gusa bagataho gati umuntu n'umusilamu bagataho kubwira tugiye he bagataho bagukeka bagira gute baje gukora iperereza baza gufatira abantu mu gihugu cya Uganda barakoze business barakoze bafite offices bafite ibintu byinshi ahubwo abantu bagenda baza bakiyandikisha bati tugiye barakazi tugiye kubashakira za Dubai za hehe ariko fendefe ugasanga nibyo bintu bari kubakorera. Hagiye humvikana abantu bavaga mu Rwanda nigize mbaha story y'umukobwa wigeze virusizi akaza ateze bivuga ko ngo bagiye ngo kumushakira akazi ngagiye kujya ngo za Dubai na hehe ngo na za Qatar sinzi n'ibindi bihugu. Umukobwa akaza gufatirwa mu karere ka Nyagatare afitanye n'umuntu gahunda ngo bagiye guca ngo kumpaka ngo wempasha nibare wempasha ariko bagiye guca muri Gobyore kandi umukobwa arafite passport ariko ntiyakoresha passport ahubwo bamubwiye ngo waze guca kuri Gobyore kuko icyo gihe byagaragara ko umukobwa naza kugira ibibazo cyangwa se naza kuburirwa irengero leta y'u Rwanda iribuze kuvuga uti byari byose umuntu wacu yasohotse hano agiye mu gihugu kiniki bakabaza icyo gihugu yinjiyemo ariko noneho abagande kuko bari bafite ubwenge bwinshi cyane bari bafite analyse ziteye ubwoba babona ko ibyo bintu ushobora kuzateza ibibazo ibihugu byombi baravuga bati ntabwo umuntu azajya ava mu Rwanda atege indege cyangwa se ace ku mupaka ahubwo azajya aca muri panya kugira ngo bizajye bigaragara ko igihugu nk'u Rwanda kiburaho kibariza umuntu wabo kuko biragaragara ko umuntu akiri mu gihugu ntabwo panya igaragaza ngo umuntu yaciye hanga cyangwa yagiye hehe ariko waciye ku mupaka u Rwanda ashobora kuvuga ati genda ngewe n'urugero Kame yavuye hano ajya muri Uganda yageze muri Uganda bigaragara ko yinjiye muri Uganda ikerekana niba naravuye muri icyo gihugu cyangwa se niba ntaravuyemo bikaba ari mu buryo u Rwanda ashobora kuvuga ati umuturage wacu winjiye aho ngaho turamukeneye. Abo bantu nabo bari bafite imitekerereze iri hejuru cyane yo gutekereza kuri icyo kintu bakavuga ati umuntu uzajya mu gihugu ntabwo azagica ku mupaka kuko umukobwa bamusanze afite passport rwose y'imyaka 5 ariko bamufatira mu Nyagatare agiye guca kuri Gobyore nta kibazo yarafite ntabwo ari kuri blacklist yo kuvuga ngo ntabwo yasohoka igihugu ahubwo bo bari bamuhaye iyo analyze avuga ati wowe ntuce ku mupaka ibintu byo ku mupaka bararushya abajije gutuma utaza kandi tugiye gushakira akazi umukobwa ahitamo iyo decision ati Kazungu uhe umusekirite bakimubwira ngo uwo muntu akimubwira ngo nje gusura Kazungu I Mageragere umusekirite avuga ngo Kazungu uhe ngo wundi bazanye ejo bundi ngo aramureba ahita amubwira ngo uri kugira ubwenge uri muzima undi ati he ndi muzima wowe Kazungu ari umusekirite yamubereye umwana mwiza wowe Kazungu umeze kuriya ugiye kuvuga ngo ugiye kumusura mupfanikize undi ati ntacyo dupfana tariko narinje kugira ngo urumva ntabwo twese turi abanyarwanda ati yende umuntu ashaka gusura undi kugira banaganire ati ahubwo wowe ushaka kuza guhura n'ibibazo hano nkugire inama ndabona ukiri umujene reka ibintu bya Kazungu bireke kuvuga ngo kumusura ntabwo mfitiye impuhwe nturi umubyeyi icyo kintu kireke. Umuntu asura umuntu yaragiye gusura amaze gusura umuntu yaragiye gusura ariko aramubaza ati se Kazungu mujya mumubona hano undi aramubwira ati reka Kazungu ntabwo ngiye ndamubona urumva yagiye gusura umuntu we noneho uwo ari gusura we nyine akamubaza kuri information izo hagati aramugatse Kazungu ameze mujya muganira bimeze bite ati Kazungu ngiye ntabwo ndamubona ntabwo uramubona ati ntabwo ndamubona hano tumva ko yajemo hano ariko ntabwo ndamubona. Ntibizagutangaze Kazungu tutongeye no kumubona mu rukiko ku itariki ya 20 ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 muri 2022 hari uyu mukobwa yenda abantu benshi baramuzi ni umukobwa witwa Sani
umukobwa ukora ubushabitsi mu gihugu cya Kenya, akaba yaramenyekanye mu ndirimbo bita Kungora, yakoranye n'umuhanzi witwa Bruce Melody. Yaje kuganira n'ikinyamakuru Isimbi. Muri icyo kiganiro yavuzemo ibintu biteye ubwoba. Yaravuze ngo muri 2014 ubwo yashaka kuko yabaga n'ubundi mu bihugu, ntabwo yabaga mu Rwanda, ariko ubwo yashaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda muri 2014 yaje gutegurirwa ni indege yagomba ngo kuza ngo yawe rimwe na rimwe abantu manatikiza ko yenda harimo akantu ko gukabya, ariko reka bivuge kuko ni ibintu yavuze kugira mwumve uko ngewe impamvu nakoze iyi nkuru cyangwa se ibintu nabihuje. Yaje guhamagara n'ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 2022, avuga ko muri 2014 ubwo yaragiye kuza mu Rwanda ngo yari yakoze flight cyangwa se yarabookinze flight y'indege ya Malaysia. Indege ya Malaysia ngo ariko ngo ku munota wa nyuma baza kuvuga ko iyi ndege itakibonetse, ngo buri wese ngaze kugenda ninde. We bivuga ko ngo yaje n'indege ya Ethiopian, yaje nyine ari yuri indege ya Ethiopian ari yamuze mu gihugu cy'u Rwanda. Nindi version mutigeze mwumva habe na gatoya. Barebe neza abakobwa cyangwa se abamama bafite imitungo idashobora gusobanukirwa ahantu yavuye, ugasanga bafite imiterere bagiye guhinduza, usanga baragiye gukora izo operation. Ushobora gusanga muri liste y'abantu Kazungu akorana nabo harimo abo badamu cyangwa se abo bakobwa bakora ubwo bucuruzi. Eida bakababwira bati wowe Kazungu uzajya uduha impyiko, kuko urumva na abakobwa kandi icyo bakeneye ni kugira ngo bagende bagurishe impyiko z'abakobwa, yena nazo ziba zikiri fresh, usanga sometimes zitarakoresha ibiyobyabwenge zikimeze neza. Bagaha Kazungu ibyo biraka bakamuha amafaranga menshi, ushobora no kuzanga Kazungu atarigize nasohoka u Rwanda, akazajya akora operation akabaha ivyo ngiko, akavuga mwebwe mwirwarize, kuko abakobwa yenda bafite icyo kintu cy'ikizere cyuko inzego zidashobora kubakeka, bakavuga ati twe tuzatwikorera ubwo bucuruzi, twebwe tugende dukore ibyo bintu. Reka nongere mbifurize byiza ndetse narabaha ikaze kuri KAME TV Rwanda. Uyu munsi turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10, dutangiye icyumweru. Rwose mbifuriza kugira icyumweru cy'umugisha, icyumweru cyo guhirwa, icyumweru cyo kugiramwe imigisha myinshi, icyumweru cyo gukora ibintu byose bikagenda uko ubishaka. Rwose ndabibifurije nkuko yenda namwe hari ukuntu mugenda mwifuriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko n'abatabinyifuriza nabo no kuri namwe murakoze, kuko buryo umuntu ashobora, ni byiza ko umuntu ntabwo ushobora gutera imbere udafite impande ebyiri. Byanga bikunda ugomba kugira impande ebyiri, either aba haters n'abagushyigikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi binteye kugaruka kuri kamera na makuru amwe ari kuvugwa ari kugenda acicikana mu buryo bugiye butandukanye. Hari abantu bona ukabona umuntu akoze ibyo ari byose kuri ibi bintu bya Kazungu. Ngewe nagiye mbigendamo gakeya, yenda ngashaka amakuru n'iki, ariko hari inkuru abantu bakora bigasanga no kuvuga ngo nuko ngo umuntu ari gukora itangazamakuru ngo akibaza, akavuga ngo ngese ngo Kazungu bamurashe, ara matitre nagiye mbona ameze gutyo, ngese ngo Kazungu arashwe, ngese ngo Kazungu none ngaturutse gereza, ngese ngo Kazungu hakaba ari nubwo usanga umuntu hari nk'inkuru nari ndimo ndeba ikinyamakuru kimwe, yenda ntavuze izina, bashyize ngo Kazungu ngo arashwe. Nongeye kubona mbona hasi muri comment umuntu yavuze ngo bivuga ngo yapfuye, just umuntu yisomeye titre, yenda yumva atavuga ngo Kazungu yapfuye. Yenda kuri side imwe abanyamakuru urumva hari uburyo ari titre igize gute, nanone ugasanga umuntu uko nguko arashwe muri ntuze ntabwo uri buze kubivuga niba koko yarashwe. Ariko nanone n'abasomyi nabo cyangwa se n'abakurikira ibiganiro byacu, burana nabyo ni byiza ko umuntu ashobora akurikira ikiganiro akakirangiza kugira ngo yumve koko context umuntu ashaka kuvugamo, kuko hari uburyo wumva agace kamwe cyangwa se ikintu kimwe ugahita ufata ibintu uko umuntu atashatse kubivuga. Ariko nanone n'abagenzi banjye nabo mbabwira nti yenda ntabwo ari ubwo buryo twakabaye tubikora. Hari inkuru rero ziri gucicikana,
hari abantu bibaza bati se yenda itariki ya Kazungu azaburanira ntabwo nyizi, ariko nubwo izo mbabwira ko aba rumors, ariko hari igihe umuntu avuga ati se ubundi kuki izi rumors zo ziri kuza, ubundi se Kazungu muri gereza hari abantu bamubonye koko, ese ari mageragere cyangwa se nta nubwo itegeko yenda nta nubwo itegeko rivuga ko ari mageragere, kuko yenda usanga no gushanga Kazungu yarakoze ibyaha byambukiranya imipaka, yenda atari no mu Rwanda gusa, yenda ari uko u Rwanda rwakurikiranye ibyabo. Aramutse rero akurikiranye ibyaha byambukiranya imipaka cyangwa se ibindi, ushobora no gusanga adafungiye mageragere. So nibwo buryo kingewe nakoze ubucukumbuzi cyangwa se iperereza mu buryo bumwe kugira ngo umenye ese Kazungu mu by'ukuri abayeho gute muri gereza, ese Kazungu abantu bari muri gereza babanye nawe gute, ese Kazungu kumusura birakunda, iyo umuntu amusuye bigenda bite. Ibyo bintu rero mbikoraho ubucukumbuzi n'iperereza. Hari ibyo naje kubona bisa naho ntanabyibazaho amakuru menshi, ariko nza gukora ubucukumbuzi bwihariye. Ibintu bya Kazungu murabona kuri profile, murabona nashyizeho umukobwa ndetse muranamuzi, muribaza ngo uyu mukobwa bihura biti, kuko dosiye ya Kazungu mumbabare kongera kuyigarukaho nuko ari njyewe ngaruka hano kuri kamera ngiye kuvuga ikintu, ari uko mfite nanone andi makuru mashyashya mbazaniye. Ntabwo ngaruka hano ngiye kuvuga ngo kubatisha kugira gute, mgaruka mfite amakuru mvuga ngo ngiye kubaha amakuru mbazaniye. Nacukumbuye nanone, ntabwo nk'aya makuru ngiye kukubwira ubyumve neza, ntabwo nigize nigana n'umuntu umuyobozi wa gereza y'Amageragere. N'abantu bagiyeyo bagiye gusura, ni amakuru bampaye, abari bariyo baganire n'abantu gutyo. Uribaza ati birahura gute n'uwo mukobwa uri kuri nashize kuri thumbnail. Ku itariki ya 20 ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 muri 2022 hari umukobwa, uyu mukobwa yenda abantu benshi baramuzi, ni umukobwa witwa Sani. Ni umukobwa ukora ubushabitsi mu gihugu cya Kenya, akaba yaramenyekanye mu ndirimbo bita Kungora, yakoranye n'umuhanzi witwa Bruce Melody. Yaje kuganira n'ikinyamakuru Isimbi. Muri icyo kiganiro yavuzemo ibintu biteye ubwoba. Yaravuze ngo muri 2014 ubwo yashaka uko yabaga n'ubundi mu bihugu, ntabwo yabaga mu Rwanda, ariko ubwo yashaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda muri 2014 yaje gutegurirwa ni indege yagomba ngo kuza ngo yawe rimwe na rimwe abantu manatekereza ko yenda harimo akantu ko gukabya, ariko reka mbivuge kuko ni ibintu yavuze kugira mwumve uko ngewe impamvu nakoze iyi nkuru cyangwa se ibintu nabihuje. Yaje guhamagara n'ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 2022, avuga ko muri 2014 ubwo yaragiye kuza mu Rwanda, ngo yari yakoze flight cyangwa se yarabukinze flight y'indege ya Malaysia. Indege ya Malaysia ngo ariko ngo ku munota wanyuma baza kuvuga ko iyi ndege itakibonetse, ngo bazi buri wese ngaze kugenda ninde. We bivuga ko ngo yaje n'indege ya Ethiopian, yaje nyine ari yuri indege ya Ethiopian ari yamuze mu gihugu cy'u Rwanda. None iyo ndege ya Malaysia bagomba kuza nayo, ngo yaje gufata urugendo yerekeza ahandi hantu. Abantu bagomba kuza nayo abenshi ntago baje, ngo ntago nyine bafashe izindi flight. Noneho ngo byaje kumvikana ko iyo ndege yaje ariyo yaje kugira ibyago, ari yaje gukora impanuka. Ngira ngo abantu benshi barayizi indege ya Malaysia yaguye mw'abagenzi bagara 370. Nagace kato kubuhamya. Noneho uyu mukobwa ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka muri 2023 aza gutanga ubuhamya bw'ibintu ngo abakobwa bajya mu gihugu cya Nigeria bajya bahuriramo nabyo, abakobwa bajya kongeza ibibuno, bajya bagira gute. Noneho avuga ko ndetse aba bakobwa ngo bafite agahinda kenshi by'ibintu bahurira nabyo bibagiye mu gihugu cya Nigeria, bigahita bihuza n'abakobwa akenshi bajya guhigira muri Nigeria. Mu by'ukuri akenshi bavuga ko ibihugu birimwe abantu batanga amafaranga baha abakobwa bakaryamana nabo, ugasanga n'umuntu baryamanye nawe ku isaha imwe akaba yakwishyura 3,000 cyangwa 5,000 by'idolari, ari mu bihugu by'Abarabu, either Dubai, Doha n'ibihugu bindi. Ariko noneho abakobwa bakaba bakunda cyane kujya mu bihugu bya Nigeria. Mu bihugu bya Nigeria no kubera ko ngo bakorerwa service, babaha amafaranga yego, ariko noneho bakanabakora service bivuga ko rimwe na rimwe abantu bakora service z'ubuntu arizo zo kongera amabuno no kongeresha amabere. Ariko iyo babakoreye ngo ziriya operation izi zo kubabaga,
babakorera barabongera nk'ibyo basaba, ariko nabo bakabakuramo ibindi bintu sometimes abakobwa batanamenye, ariko nabandi bakabanabyemera bakabifata nk'ingurane. Umukobwa agatanga impyiko, undi abandi bakamwongereza amabuno, hakaba nyine kugurana. Akaba ati ngiye mufata impyiko imwe ariko nanjye munyongera amabere, kuko yenda abona ko iyo operation kuyimukorera biri buze guhenda cyane, biri buze gufata amafaranga menshi cyane, agahitamo ko bamukorera iyo operation nawe agatanga iyo mpyiko, kuko yenda igiciro cy'impyiko kirahenze, ariko nanone nawe operation agiye gusaba nayo irahenze, akavuga ati reka tubihurizemo bibe mpanguhe. Bikavuga ko abakobwa b'Abanyarwanda benshi bakora izo operations, ariko bikavugwa ko muri abo bakobwa bajya kongeresha ibibuno cyangwa se gushaka izo operation muri Nigeria, usanga buri kanya bajya muri Nigeria. Akenshi abakobwa tubyemere, abakobwa yenda tubifate mu bihugu byacu, ntabwo abakobwa bakurwaho amaperereza menshi, ntabwo abakobwa bashobora kubakeka ikintu gihambaye, kwica, gukora izo ntuza. Ntibivuze ko nabo batakora izo operation zo kugurisha impyiko, imibiri y'abantu, ariko nabo ntabwo biragoye ko usanga inzego zamukeka cyane. Ngira ngo iki kintu tubanze tucyumve, biragoye kusanga izo nzego zamukeka cyane. Noneho hari umuntu wari urimo anganiriza arambwira ati barebe neza aba bakobwa, nindi version mutigeze mwumva habe na gatoya. Barebe neza abakobwa cyangwa se abamama bafite imitungo idashobora gusobanukirwa ahantu yavuye, ugasanga bafite imiterere bagiye guhinduza, usanga baragiye gukora izo operation. Ushobora gusanga muri liste y'abantu Kazungu akorana nabo harimo abo badamu cyangwa se abo bakobwa bakora ubwo bucuruzi. Eida bakababwira bati wowe Kazungu uzajya uduha impyiko, kuko urumva na abakobwa kandi icyo bakeneye ni kugira ngo bagende bagurishe impyiko z'abakobwa, yena nazo ziba zikiri fresh, usanga sometimes zitarakoresha ibiyobyabwenge zikimeze neza. Bagaha Kazungu ibyo biraka, bakamuha amafaranga menshi, kushobora no kuzanga Kazungu atarigize na soko u Rwanda, akazajya akora operation akabaha ibyo ngiko, akavuga ati mwebwe mwirwarize, kuko abakobwa yenda bafite icyo kintu cy'ikizere cyuko inzego zidashobora kubakeka, bakavuga ati twe tuzatwikorera ubwo bucuruzi, twebwe tugende dukore ibyo bintu. Icyo kintu ndagira ngo iyi nkuru ntabwo kugera aha ngaha ntabwo uranyumva, ariko uraza kunyumva neza, uraza gusobanukirwa ibi bintu. Mu mwaka ushize mu kwezi kwa 9, yego kwa 9, mu kwezi kwa 9, yego, hafashwe umugabo witwa Jamal. Yari umugabo w'umunya Ethiopia, munyuve neza, yari umugabo w'umunya Ethiopia, ariko akaba arafite itsinda ry'abantu bo muri Somali, b'Abasomali bakoranaga. Abo bantu bakoraga iki? Ko muri impunzi z'Abasomaliya ziri ahantu henshi muri Uganda, ziriyo mu Rwanda, muri Kenya ziriyo, no muri Tanzania ziriyo. Mbese Abasomali nyine mu zibazo biri mu Banyasomaliya, mu zibazo biriyo. Noneho abo Banyasomali ikintu bakoraga uburyo bwo kugira ngo bo bumvishe abasore n'abakobwa ko bagomba kujya ngo mu bintu ngo by'imitwe ngo ya za Boko Haram, mbese imitwe igende ku idini ya Islam byo kurwanira ngo uburyo bw'amasheria. Ariko noneho bakaza kumvisha abantu batari Abanyasomaliya cyangwa se abandi cyangwa se Abanyethiopia, ahubwo bakigisha Abagande ndetse n'Abagande ndetse n'Abanyatanzania. Kuri boda yambukiranya Tanzania na Mozambique, kuri boda baje kwafatira abantu bagera muri 16.
muri 16 bajyanywe ni timu y'abanyasomaliya irimo n'abanyetiyopiya bavuga ko ngo babajyanye ngo mu bintu byo gushukura amabuye ngo mu gihugu cya Mozambique. Ariko baperereje basanga abo bantu bari bagiye muri iyo mitwe, ariko nanone nta nubwo ari iyo mitwe gusa, ahubwo abo bantu cyane cyane abana b'abakobwa ntabwo bagiye muri iyo mitwe, ahubwo bagiye kubakoresha kugira ngo babakoreshe iyo mirimo y'uburetwa, ariko banabakuramo izo ngingo bagende bazicuruza nabo bakomeze bikorere business. Iyo business bayikoraga mu gihe kingana n'imyaka 5, babafashe bamaze imyaka 5 bayikora mu buhamya batanze. Noneho nyuma yaho leta ya Tanzania yamaze kubona ko ibyo bintu biri serious, baravuga ati byari byo byose abantu bazajya bacano baba bigize abasilamu n'abiki, ku buryo wacaga ku mupaka ufite ubwanwa gusa, bagataho gati umuntu n'umusilamu, bagataho kubwira tugiye he, bagataho bagukeka bagira gute. Baje gukora iperereza, baza gufatira abantu mu gihugu cya Uganda, barakoze business, barakoze bafite offices, bafite ibintu byinshi, ahubwo abantu bagenda baza bakiyandikisha bati tugiye barakazi tugiye kubashakira za Dubai za hehe, ariko fendefe ugasanga n'ibyo bintu bari kubakorera. Ndagira ngo ibi bintu muze kubyumva neza, kugera ubu ngubu ntago murumva aho biza guhurira, ariko ndagira ngo muze kubyumva neza. Abo bagabo bamwe bagiye bafatwa bagafungwa, abandi bagafatwa bagafungwa, abandi bagafatwa bagafungwa. Hagiye humvikana abantu bavaga mu Rwanda, nigize mbaha story y'umukobwa wigeze ova Rusizi akaza ateze, bivuga ko ngo bagiye ngo kumushakira akazi ngagiye kujya ngo za Dubai na hehe ngo na za Qatar sinzi n'ibindi bihugu. Umukobwa akaza gufatirwa mu karere ka Nyagatare afitanye n'umuntu gahunda ngo bagiye guca ngo ku mupaka ngo wempasha nibare wempasha, ariko bagiye guca muri Gobyori, kandi umukobwa arafite passport, ariko ntiyakoresha passport, ahubwo bamubwiye ngo waze guca kuri Gobyori, kuko icyo gihe byagaragara ko umukobwa naza kugira ibibazo cyangwa se naza kubura irengero, leta y'u Rwanda iribuze kuvuga uti byari byose umuntu wacu yasohotse hano agiye mu gihugu iki niki, bakabaza icyo gihugu yinjiyemo. Ariko noneho abagande kuko bari bafite ubwenge bwinshi cyane, bari bafite analyse ziteye ubwoba, babona ko ibyo bintu ushobora kuzateza ibibazo ibihugu byombi, baravuga bati ntabwo umuntu azajya ava mu Rwanda atege indege cyangwa se ace ku mupaka, ahubwo azajya aca muri panya kugira ngo bizajye bigaragara ko igihugu nk'u Rwanda kiburaho kibariza umuntu wabo, kuko biragaragara ko umuntu akiri mu gihugu ntabwo panya igaragaza ngo umuntu yaciye hanga cyangwa yagiye hehe, ariko waciye ku mupaka u Rwanda ashobora kuvuga ati genda ngewe n'urugero Kame yavuye hano ajya muri Uganda, yageze muri Uganda bigaragara ko yinjiye muri Uganda ikerekana niba naravuye muri icyo gihugu cyangwa se niba ntaravuyemo, bikaba ari mu buryo u Rwanda ashobora kuvuga ati umuturage wacu winjiye aho ngaho turamukeneye. Abo bantu nabo bari bafite imitekerereze iri hejuru cyane yo gutekereza kuri icyo kintu, bakavuga ati umuntu uzayiva mu gihugu ntabwo azagica ku mupaka, kuko uwo mukobwa bamusanze afite passport rwose y'imyaka 5, ariko bamufatira mu Nyagatare agiye guca kuri Gobyori. Nta kibazo yari afite, ntabwo ari kuri blacklist yo kuvuga ngo ntabwo yasohoka igihugu, ahubwo bo bari bamuhaye iyo analyze, bavuga ati wowe ntuce ku mupaka, ibintu byo ku mupaka bararushya, abagira gutuma utaza kandi tugiye gushakira akazi. Umukobwa ahitamo iyo decision. Noneho ibyo uwo muntu analyze yambwiraga ati bazarebe neza niba bareke no kuvuga ngo hari abantu bajya muri analyze ziri hejuru cyane, akavuga ati umuntu yenda umuyobozi cyangwa se bagatekereza mu nzego ziri hejuru cyane, bakavuga ati yenda ni nzego z'ubuyobozi, ni umuyobozi kanaka, ataba ni ushobora kuba yarakoranaga Kazungu. Ariko umuntu arambwira, ni umuntu w'umugabo, aravuga ati bundi bazajye bareba bari abantu bose bazana baba bafite imitungo umuntu adashobora gutekereza aho yavuye, kuko ntabwo bavuga ngo umuntu ngo no kugenda Nigeria bakamurongora ngo none se ni uziko ntekereza ko u Rwanda atari nagoro rufite abakobwa beza muri Afrika. I'm telling you, ntabwo u Rwanda ari cyo gihugu gifite abakobwa beza muri Afrika. No, ndabikubwiye, ntabwo u Rwanda ari cyo gihugu gifite abakobwa beza muri Afrika. None ukibaza ngo ese baba Nigeria arakurongora ataguha miliyoni 500, wese yakuye erega uko amafaranga yabuze ni nako nabo yabuze.
Ntagushaka kuvuga ngo nge nagiye Nigeria umukobwa umusore arandongora ngahita mpa inzu ya miliyoni yenda 300 ahita nguda range yenda ya miliyoni sinzi. No. Ituru yawe si imwe yabirimo ituru 100. Uri umugore we sava ku bantu bayenda kuvuga ngo umuntu ni umugore we basava kuko nubundi umutungo aba ari uwe. Ariko noneho kuvuga ngo uragiye ngo akurongoye ijoro rimwe ngo uhise ugarukana yenda miliyoni 100. Apritse ku mu Nigeria muri ibihugu by'abarabu amafaranga yenda bayigize nk'ubufindo kusanga umuntu afite amafaranga ashaka kuvuga ati yenda ndagukubita ngo henda amafaranga. Ariko none umugabo yambwiraga ati aba bantu kuko aba bakobwa kenshi bakora nihe nwangu n'inkirerekanye ukamuha bagatanga impyiko nabo bakabakorera izo service. Noneho ashobora kugenda bakamukora service y'uru munsi nabo bamubaza amabere ejo agasubira kwibagisha ikibuno yenda yatanze impyiko imwe aravuga ati sindi impyiko ndayikura ashaka kukundi kunayibona. No mpamvu bavuga ngo kazungu barebe niba adafitanye communication n'aba bakobwa bita abatajiri bita ko bafite amafaranga barebe se nta communication bakoraga kuko nabo bashobora gukora ubumafia. Umukobwa akavuga ati genda ngewe baranyizeye ntabwo no ku bibuga by'indege abantu tumaze kumenyana nabo nta muntu ukinsaka reka ngiye gutwara umuzigo yenda impyiko imwe nkayishyira mu muntu uze yenda na masaha make ya guhitangira hariya bagahita bikira muri frigo kabatereka yenda iyo mpyiko ndayitwara. Iyo nanarize y'umugabo wambwiraga twaganiraga ariko ntabwo ndagera ku byo nateguye kubabwira. Noneho uyu mukobwa sani nababwiraga ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 2022 nibwo atanze ubwo buhamya. Aravuga ngo abakobwa nizo gahunda bajye bagira ngo bakazibiba aida cyangwa se bo bakazitanga. Bakazibiba cyangwa se bakazitanga. Uyu munsi mu gitondo mbere y'uko nkora iki kiganiro nari ndimo ndeba mu binyamakuru ndeba ibinyamakuru bya Nigeria.com n'ibindi bitandukanye nsanga hari umugabo wabaye famous witwa ngo nari Obino ni kizina cy'iki Nigeria ko nguko yari umudoctor basanze amaze gukuramwa abantu impyiko muri mwipereza bakoze nawe ubwa akabyemerera abantu bagera muri 500. Uwo muntu ni nawe ubaga nawe ukora izo surgery z'abakobwa baturutse imihanda yose baza gukoresha izo plastic surgery. Basanze w'ibyo yemerera abantu bagera muri 500 bo mukuru uyu mugabane wa Afrika. Ena muri abo 500 yenda ushobora no gusanga arimo abanyarwanda. Noneho kubera iyi dosiye ya Kazungu igenda ifata indi ntera abantu bakayitekereza mu bundi buryo bakayigira gute nge naravuze nti byari byose uwashaka umuntu uyu ugi mageragere ahubwo se Kazungu asabayeho gute sajyaganira n'abantu bimeze bite. Uwo muntu nabwiye umuntu wagiyeyo mu isura riherutse cy'umweru gishize wagiye gusura ngo yagezeyo abwira umusekirite mu buryo busanzwe yarafite abandi bantu baragiye gusura ariko ngo ahagarika umusekirite aramubwira ati samahani afande aramubwira ati hari umuntu nanifite akabazo nashaka kubabaza hari umuntu nje gusura ati se ariko nubwo nje gusura umwe ese nshobora kuba nasura kuri Kazungu ati Kazungu uhe umusekirite bakimubwira ngo uwo muntu akimubwira ngo nje gusura Kazungu imageragere umusekirite avuga ngo Kazungu uhe ngo wundi bazanye ejo bundi ngo aramureba ahita amubwira ngo uri kugira ubwenge uri muzima undi ati he ndi muzima. Wowe Kazungu ari umusekirite yamubereye umwana mwiza wowe Kazungu umeze kuriya ugiye kuvuga ngo ugiye kumusura mupfanikiza undi ati ntacyo dupfana tariko narinje kugira ngo urumva ntabwo twese turi abanyarwanda ati yende umuntu ashaka gusura undi kugira banaganire ati ahubwo wowe ushaka kuza guhura n'ibibazo hano nkugiriye inama ndabona ukiri umujene reka ibintu bya Kazungu bireke kuvuga ngo kumusura ntabwo mfite impuhwe nturi umubyeyi icyo kintu kireke. Uwo muntu asura umuntu yaragiye gusura amaze gusura umuntu yaragiye gusura ariko aramubaza ati se Kazungu mujya mumubona hano undi aramubwira ati reka Kazungu ntabwo ngiye ndamubona. Urumva yagiye gusura umuntu we noneho uwo ari gusura we nyine akamubaza kuri information izo hagati aramubwira ati Kazungu ameze mujya muganira bimeze bite ati Kazungu ngiye ntabwo ndamubona.
ntabwo uramubona ati ntabwo ndamubona hano tumva ko yajemo hano ariko ntabwo ndamubona uwo muntu nyine federangira icyo namaze kwa nahise nanariza njye wakibimbwira nahise nanazi ibingibi iriya Madrid ifungiyemo abantu bagera mu 10,000 yenda muri wingi y'abagabo ushaka gusanga yenda ari ibihumbi byinshi ashobora kuba Kazungu yenda umuntu ujejo uwo muntu we yasuye adashobora guhita mubona kuko nanone abantu bagera mu bihumbi bingahe kugira ngo ubone umuntu biba bigoye ashobora kuba adafungiye hamwe n'abandi ari muri intuze ye wenyine ntibizagutangaze Kazungu tutongeye no kumubona mu rukiko Kazungu ashobora kuvuga ati kuko n'uburenganzira bwe ngira ngo mwabonye umuntu witwa Idamange yagezeho mu rukiko yanga kuzajya azamo bamukatira urukiko bamufatira imyanzuro bamukatira imyaka 15 ataje mu rukiko Kazungu nawe n'uburenganzira bwo kuvuga ati ngewe ntabwo nshaka kujya mu rukiko bagaca urubanza adahari nabyo birashoboka kuba ati ngewe ntabwo urukiko yenda ndarwihanye cyangwa se ntabwo shaka kuza mu rukiko kubera impamvu izi yenda nemera ibyaha nta nibindi nkeneye kuvuga yenda akaba yanagira ubwoba rega akavuga ati ese ni njyara mu ruhame umuturage akaba yafata nk'intosha akayinkubita byagenda bite kubera ko hari ahantu yahaboneye isomo rikomeye tuvuga ngo umuntu yaraje kumureba mu ntuza mu rukiko ngo abe yamusurapinga cyangwa yagira gute Kazungu nawe agatitse akavuga ati ibyo ari byo byose kubera ibintu naboneye hariya ntabwo nzaza mu rukiko nta nubwo nzaza kuburana mu ruhame abaturage bari benshi noneho ndi ku karubanda nicaye kuriya urumva iyo bari mu ruhame babicaye gutya ku murongo cyangwa se abayicaye hariya we n'umunyamategeko we yenda inzego z'ubushinzwe umutekano abacunga gereza baba bari ku mpande abaturage akavuga ati abaturage bashobora kuzafata umuntu agafata nk'ibuye akarinkubita mu mutwe yenda bazabimubaza ariko nanjye already nzaba ntangiritse ashobora kubyanariza gutyo kandi umuntu yanze kuza kuburana none se bamuzana bamukurura bagenda nyurubanza bakaruca bakavuga ati byose uyu muntu yanze kuza kuburana bakaruca urubanza bw'icyo gihe ibyaha byose ababyemera bagakubita inyundo ya burundu akagenda akayikora ikindi cya kabiri abantu batekereje cyangwa se ngewe nanjye nanatekereje Kazungu ashobora kuba nta muntu bakoranaga ataranacuruzaga n'izo ngingo ahubwo yaragiye mu bintu bya Masons bya Freemasons hari abamwe babyita ngo ni Illuminati ariko ngira ngo mu gihugu yabayemo cya Kenya Freemasons abantu ntekereza ko ngo bayijyamo mu buryo bworoshye bakaguha amafaranga ariko nawe ukagira ibitambo tanga hari abahanzi mujya mwumva nka Diamond ngo yatanze igitambo cyo kugira ngo we azajya arongora mama we bo bamubwira ati wowe icyo uzajya udukorera no kurongora mama wawe ibindi ntuzanashake ibindi uzabiturekera ariko noneho hari story imwe yenda kugira na story nkuko yenda mbabwira ingero hari umuhungu umwe n'umunyarwanda gisekeje yenda niba ari no kunyumva ashaka gutera comment yibera mu gihugu cya Kenya n'umuhanzi noneho igize anganiriza arambwira ati man ati nani ndimo ngenda ndi muri Nairobi noneho kwa ko urumva nacaga ku social media avuga ndi umuhanzi ibintu nk'ibyo ati none ndi muri Nairobi turimo turatembera ngo ahantu bita ngo kuri theater duhura n'abasore babiri noneho abasore babiri baratubwira badusuzarwa man njya nkubona ku bantu ku social media ndati noneho watekereza ko yabaye umustar ari uko abantu bamumenye yagize gute aravuga ati njya nkubona ati ariko ntabwo uragira ati ariko nshobora kugufasha undi ati wamfasha gute se ati noneho hari kwa gatandatu tuzahure noneho amuge ngo kwa gatandatu bazahure barapanga ngo bahura ahantu noneho ngo agera ahantu hari inzu imeze nk'urusengero
muri quartier nibyo we yambwiraga niba ari gukora iki kiganiro araza gutera comment ajyayo agezeyo muri urwo rusengero bamwe ati injira mu rusengero ruraho ngaho rusanzwe ahageze asanga hari abantu ngo baba bambaye amashene asanzwe ariko baba bafite n'impeta bambara none iyo mpeta baba baguhaye aba ariyo kugira ngo nuko ngo ahantu hose uzajya uburi bazajya baba bari kukureba ibyo uri gukora barangiza bakubwira ati icyo ushaka ni iki fame amafaranga iki bakagusaba ibintu ushobora gutanga hari blood sacrifice hari n'ibindi ariko igikomeye cyane ikiba kirenze ibindi ni blood sacrifice iyo udafite akenshi bagusaba gutanga umuntu wo mu muryango either umuntu ukunda either mwana se wawe niba umufite mama wawe cyangwa se abavandimwe iyo ntabo ufite bagusaba no gutanga igitambo cy'amaraso ni ukwica ukabagemura amaraso ni ukwica abantu nyine nta urumva ntabo ufite utanga noneho barakubwira ati noneho uzajya uduha amaraso abantu babagiye kuba ibitambo niba abantu ugiye kwica nyine ya maraso ukayabagemura mukayasangira cyangwa se bakaza no kuyifatira ahantu uri noneho ngo umuhungu bamuha iyo mpeta urumva ashaka umusare ashaka kugira fame iyo mpeta arayifata aragenda we nibyo yambwiraga arambeshye cyangwa se anambwije ukuri aragenda agiye ngo ageze nyine ahantu yabaga atangira kubiganiza abajama bambwira man no kwambaye impeta irenze atangira kuvuga ya story atangiye kuvuga ya story abona telefone ye baramuhamagaye ngo va mu bantu tuvugane ajya hanze ngo none se ugiye gutangira kuvuga ibiki atayumva ko yampeta ibyo uri gukora n'ibyo uri kuvuga baba babyumva we yaje gufata urugendo ajya kuri rwa rusengero hahandi yari yagize asanga urusengero nta ruhari asanga n'inzu zisanzwe wajyayo bwa mbere yabonye ari urusengero yinjiramo ariko none asubiyeyo asanga nta rusengero ruhari ishobora kuba ari story yambeshye cyangwa se ari ukuri ntabwo nyihagazeho asanga urusengero nta ruhari wahitamo kuvuga ngo ya mpeta ayikuremo ayijugunye ya mpeta yakuyemo arayijugunya aragenda ariko noneho kuri telefone bakazajya bamuhamagara kenshi kugeza ubwo ngo yaje gufata urugendo ajya ku mpasta witwa Nganga ufite urusengero muri Nairobi aragenda mutakambira amubwira ati dore rwose ibintu nacemo ni ibintu mbabara urusengero nkurehimbyo ntabwo ndyama singira gute nshobora no kuzashiduka banyishe uwo mpasta Nganga niwe wanasengero Roza Muhando ngira ngo Roza Muhando mwumvise na story ye uko ari yaragiye muri ibintu by'ama Freemasons kugeza ubwo bamwishe bashatse kumwica bakamwambura imitungo yose bakagira gute niwe wasengero Roza Muhando arakira uyu munsi atora Kamitende uwo nawe aravuga ngo nanjye nsengera kugeza ubwo umusore bamugize ubungu yabaye ngorokoye icyo nani mbibabwire nukubera iki nuko aba bantu bashaka nanone kuba babwira umuntu bakamubwira ati rero turashaka kuguha iki kintu cyangwa turashaka kugukiza cyangwa turashaka gukorera iki kiniki ariko nawe duha ikintu kiniki akariyo mpamvu abantu bashaka gukora ibintu byo gutanga ibitambo by'amaraso ariko bakabitanga ku bandi bantu Kazungu nawe ashobora kuba ari muri iyo angle cyangwa se nyine nkuko bivugwa akaba afite abandi bantu bamuri inyuma Kazungu ntabwo agaragara muri Mageragere ariko nanone niyo yabagaragaramo yaba ari imfungwa itinyitse kubera iki kubera ko umuntu wisha abantu hanze kugira hari akaba nawe yakwica ntabwo ari ikintu cyahatari niyo mpamvu bishobora kuba batera ashobora kuba n'izindi mfungwa nazerega n'abantu nubwo baba hariya n'abantu bagize gute batinya gupfa bashobora kuba bati umuntu ashobora kuba yanatugira nabi yanatwica nanone akaba ari imfungwa umuntu ashaka kuvuga ngo ntabwo ari imfungwa imeze nk'izindi kuko nanone ibyaha bye biri ku rundi rwego rwa nyuma bingana n'abarayenda banakoze jenoside nabo kuko bakoraga ibintu biteye ubwoba kwica umuntu kamurya
cyo ni ikindi cyaha biteye biri ku rwego rwanyu yenda binarenze na biriya. No mpamvu Kazungu ashobora kuba ari imfungwa iteye ubwoba idasanzwe ndetse iri mu yindi irimo izindi mfungwa zishobora gutinya. Ikiganiro cy'uyu munsi nagiteguye kugira ngo mbahe izindi version ziri kugenda zumvikana, abantu bavuga bati ibyo ari byo byose bareba aba bantu bagira ubutunzi umuntu atamenya ubusobanuka, buri kanya bajya muri Nigeria ngo kwibagisha kugira gute, ugasanga nta baravayo uko agiye uri mwe ngaraje ahisa agira miliyari, ejo bundi aragarutse agira miliyari 100. Ibaza ngo abo bantu uwo mutungo bawukora ntabwo ari ugucuruza igitsina gusa, ntabwo ari kugira gute gusa. Nubwo ntabashinje ko banacuruza ibitsina, I'm sorry, nuko yenda business zabo zitazwi ari byo abantu batekereza, singeyo bivuga n'abantu benshi nibyo batekereza. Aba bantu nabo bazajya barebwa bavuga bati ariko kugira umutungo mwinshi amafaranga mu by'ukuri yakura, yerekane this and this. Ibyo babyerekana kuko ushaka gusanga abo bantu ari nabo bahaga Kazungu rega byashara kumwe ati twebwe turashaka kwibagisha amabuno n'amazuru, tugire gutyo uzadukorera ya feri kuko turi abakobwa yenda natwe duhe abakobwa tuzagira gute. Ntabashinjije na analize zanjye. Ikindi nuko ushaka gusanga Kazungu yenda yarakoraga niyo myuka mibi y'aba Freemasons, bakamubwira ati yenda uzaduha sacrifice yo kuzajya duha amaraso. Ikindi cya gatatu nuko yenda ashobora kuba afite abandi bantu yenda bakora izo business bari ku rundi rwego. Icyo nagira mbabwire nuko Kazungu abantu bari muri Mageragere uwo muntu atamubonye, ariko nanone bitavuze ko yenda ashobora kuba ari uburyo ari abantu benshi akaba atamubona, cyangwa se ari uko yenda afungiye ahantu ha wenyine. Iyo niyo analyse yanjye y'uyu munsi, niyo amakuru nashaka kubasangiza kugira ngo mwumve ibintu bigenda nko kubupdatinga ku bintu bigenda bivugwa, ariko niyo gahunda nibyo bintu biri gutekerezwa n'ibyo bintu biri kuvugwa hanze hanga ku bihanda, nanjye ngashyiramo analyse zanjye nigenda mpuza ibyo numva nuko ndebe ibintu bigenda bimera kugira ngo mwumve uko analyse zanjye zimeze. Ndabashimiye, amazina yanjye ni KAME, mbashimiye ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu munagenda mu streaminga, mubigenda mubisangiza abandi. N'ukuri kw'Imana ni umusanzu ukomeye, tugenda tuba umugari cyane, umuryango mugari cyane. N'ukuri kw'Imana nshiye bugufi imbere yanyu. Mugire ibihe byiza.